Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 10. Ibyo gusenda abagore. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari. Arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza. Baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arabasubiza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye bandikira iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiwe, ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe, umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Yesu yakira abana bato. Bamuzanira abana bato ngo abakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati, mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Arabakikira, abaha umugisha, abarambitseho ibiganza. Iby'umusore w'umutunzi. Ageze mu nzira, umuntu aza aho ari yirukanka, aramupfukamira, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, ni we Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati, mwigisha, ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati, ushigaje kimwe. Genda ibyo ufite byose ubigure impiya, uzifashishe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Yumvise iryo jambo, mu maso he harahonga, agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso, abwira abigishwa bati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza, arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Nuko Petero aramubwira ati, dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko ntawasize inzu, cyangwa bene se, cyangwa bashiki be, cyangwa nyina, cyangwa se, cyangwa abana, cyangwa amasambu ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza, utazahabwa ibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none. Hari amazu, hari bene se, hari bashiki be, ndetse na ba nyina, n'abana, n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze
mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho, ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bari mu nzira bazamuka bajya i Yerusalemu, Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya. Arobanura abo 12 barajyana, atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati, dore turazamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bazamucira urubanza rwo kumwica, bazamugambanira mu bapagani, bazamushinyagurira, bamucire amacandwe, bamukubite imikoba, bamwice, iminsi 3 nishira azazuka. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati, mwigisha, turashaka kuduha icyo tugusaba cyose. Arababaza ati, murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba? Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati, turabishobora. Yesu arababwira ati, koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Babandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abavuga ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri yo bakayategeka. Ariko muri mwe siko biri, aho gushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko. Akiva i Yeriko, abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi ntabara. Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu